uburyo dukorana n'inzego z'ibanze muri ino gahunda y'Intore mu ikoranabuhanga nabo twabasha kubanza kubasobanurira mbe na mbere icyo ari cyo ndetse n'icyo igiye kubamarira. Aho iyi gahunda y'Intore mu ikoranabuhanga n'ubundi ari gahunda ya leta igamije kwigisha abaturarwanda ndetse no kubaha ubumenyi bw'ibanze ku ikoranabuhanga, bakaba babasha kwisabira serivisi zitandukanye mu buzima bwa buri munsi babamo busanzwe ariko babyikoreye. Iyi porogaramu itaraza abaturage bibwirwa yuko ibintu by'ikoranabuhanga ari ibintu bitabareba, ariko kugeza ubu batangiye kubyiyumvamo. Bamwe muri bo bagiriwe amahirwe yo kuba muri iyi porogaramu batangiye kujya bashobora kwisabira zimwe muri serivisi za leta, urugero nk'irembo, ejo heza, kwishyirira mituweli n'ibindi bitandukanye, kuko bagiye bahura na bamwe mu ntore mu ikoranabuhanga bakagenda babahugura mu bijyanye n'iyi porogaramu. The task we have is very big. Ntabwo tudafite discipline ntabwo twabigeraho. Keep up the good work. Dufite ibintu byinshi byo gukora, kandi bwira yuko nimukomeza tuzagera kuri byinshi. Ni ngombwa rero ko n'aya mahugurwa twahawe y'agaciro cyane muyafata neza. Ni ukuvuga ngo indangagaciro mwigiye aha, igihango mwatubwiye aha ngaha ntabwo biri burangira, ntabwo mubisiga hano uyu munsi ejo nimutahe ngo mugende musubire mu buzima mwari musanzwe murimo, ahubwo ni ibintu bigomba kugenda bibaranga umunsi ku wundi mu kazi n'aho muzaba muri. Hasigaye rero ni ahanyu kugira ngo mutwereke umusaruro ugaragara, kandi twizeye neza ko muzabigeraho.